Yesi kuno munsi rero ndagaruka cyane cyane ku ikipe yatwaye igikombe itimu ya APR nongera kuba bwirinde kabisa Kongs kabisa mwakoze ikintu gikomeye cyane. Iyi kipe rero nkuko nakomeje kubabwira umwaka ushize muribuka navuga wale ambao wanakumbukumbu nzuri mnakumbuka kwamba kuna maneno mawili ama matatu tuliwahi au niliwahi kuambie nayibabwiye ndababwira nti ikipe ya APR hari imyanya yujuje, ikipe ya APR hari imyanya yaguze bitazasaba ubwo shampiyona izabirangiye kongera kuhagura undi mukinnyi oya, ahubwo hari abakinnyi bamwe na bamwe bagiye bagurwa muri iyo myanya. Ariko nirinda kubatangaza cyane cyane ko narabibabwiye nti tutagira ibyo twangiza kubera impamvu runaka. Umukinnyi ashobora kumva ati mu mwanya wanjye bahaguriza undi bikaza kuba ikibazo gikomeye, umukinnyi ntabe yagira gute, ntabe yakina neza cyangwa akavuga ati aba bantu ko umwanya wanjye bawuguriye mundi ubu bazananyongeza, wenda akaba yatangira gukina nabi akagira gute. Nizo zari impungenge zatumaga umuntu ataza ngo aripuwe, ariko imyanya imwe n'imwe twari tuyizi ko yamaze kurangira. So muti bihagaze gute rero? Narinje kugaruka cyane cyane ku bafana ba APR mbabwira nti muko tayari kwakira umutaramu bita Ronald Sekiganda. Ronald Sekiganda rero mbabwira nti tayari ni umukinnyi wa APR, ndaza kubabwira umunsi azabagerera i Kigali, ndaza kubabwira umunsi azabasesekarira i Kigali, nzaza kubabwira buri kintu cyose igihe azahagerera, kuko tayari byose byararangiye, gusinya amasezerano yararangije, ibiki byose ubwo n'utundi tuntu wenda n'iki byose, ariko igihe azabasesekaye harenza ababwira umunsi, ndabizi muzajya kumwakira muri benshi. Uyu mukinnyi rero yasinye murabyibuka mu kwezi kwa mbere, nuko nyine ndabibabwira nanze kugira ribuka ko amakuru navugaga nti ntagira ikirahure mena cyangwa nkagira gute, ariko uyu mukinnyi yasinye cya gihe ni nawe wabanje gusinya, hakurikiraho Akimu Kiwanuka, hakurikiraho uyu mutaramu bita Omedi. Ariko impamvu ategeze atangazwa byari ibintu bibiri. Icya mbere, ikipe ye ya Villa yarabyanze iravuga iti nibigaragara ko havuyemo abakinnyi babiri cyarimwe kandi bakava mu kwezi kwa mbere, perezida wa ekipe yaravuze ati mwuka byaramwe ni mumba bari inkuru mu ikipinge mu ceceke, kuko mubivuze noneho abafana ntago nabakira kurekura abakinnyi babiri. Sekiganda niwe kapiteni wayo agasohokamo, Kiwanuka ni bose abakinnyi nibo bari badufatiye runini, kaba kabaye abafana ntago twagira gute, ntago twabakira. Kandi murabizi ko izi nizo kipe zifite abafana benshi, reka ko mu gihugu cya Uganda ikipe zifite abafana benshi ni Villa ndetse na Express, ya murumva ko nizo zifite abafana. So yaratinye aravuga ati rwose mutubabarire ibi bintu bitirwa bijya hanze, ariko buriya niwe wasinye mbere. Ronald Sekiganda muramubona ni umukinnyi mwiza, muze gukurikirana match ze murebe mumwitegereze. So ikindi cya kabiri cyaje gutuma Ronald Sekiganda adatangazwa mu kwezi kwa mbere cyangwa ngo bivuge ko yamaze gusinya, nubwo hazaga fununu ku ruhande, ariko ikindi nuko muribuka ko icyo gihe umuntu wakinaga mu mwanya we yari Tadeo Ruhanga, kandi Tadeo Ruhanga urumva hari mu mukubano wa shampiyona, iyaza kumva ko basinyishije undi muntu ku mwanya we yari no kuvuga ati ariko se wamugani ndakina ibiki. Buriya hari impamvu babahishe nyine bakanga kubivuga kubera ko shampiyona ari gikomeza. Kandi ikindi cya kabiri kuvuga ngo twaguze uyu ku mwanya kandi hari undi mukinnyi, ni ukuvuga ati nubundi ngewe ndaha ariko ndikanashura gutya, ariko season irangira ntibazongera kundeba kuko umwanya wanjye already bamaze kugurira mundi. Nubwo byaje kugira gutya ntihongere kugaruka mu kibuga, ariko icyo nicyo cyari ikibazo nanone cyatumaga uyu musore atagira gute bidatangazwa. Urumva ko byari ibintu bibiri. So muti Ronald Sekiganda ni mukinnyi nyabaki, ngende babwiza ukuri, turetse bya bindi by'amashyari no gupinga no kugira gute no kubanza kumva ko utagize uruhare muri iyo deal yo kumuzana, kumva ko ababikoze wenda mbega ntibijya bibura, ukajya ukumva critique, ukumva abantu barakritika, ariko ibyo ntibijya bibura cyane cyane kuri babandi baba baramenyereye barusahurira mu nduru, cyangwa se ugasanga bamwe nyine bagishwaga nk'inama, cyangwa se ambao walikuwa wanashirikishwa katika ununuaji wa wachezaji, ugasanga wenda batagihabwa intuza, batagihabwa
uwo mwanya cyangwa iki ugasanga barakritika baragira gute ngerere ngo nta mukinnyi. Ariko reka mbabwize ukuri, ndabasabye bafana ba APR, mwebwe muzaba mureba uyu mukinnyi, nimwe mubizi imari muguze. Uyu ni umukinnyi hatari, ntago ari ibintu byo gutaka, ntago ari ibintu by'iki. Ariko ndabibabwiye muzaza mureba uyu mukinnyi akina kuri gatandatu, ni mukata umeme wa hatari, umupira ku kirenge ntumucaho, hejuru nibyo. Ni umukinnyi ufite akamaro, nukuvuga ngo akamaro ke nugukina ariko asa n'udefanda. Ariko byaba ngombwa kuko afite n'ibitego, aranatsinda ku mitwe, mu makona, mu biki aranatsinda. Kandi ikindi cya kabiri akanafasha cyane cyane mu bigendanye igihe cy'amakoroneri n'ibiki byose, ko ni umusore muremure murabibona. Ariko ni umusore hatari sana. Ronald Sekiganda rero ikindi cya kabiri ni umwana yavutse ku itariki 13 z'ukwezi kwa 9 2003, afite imyaka 21. Mubaze mwumve uwo mucezaji, ntabwo byoroshye n'umukinnyi hatari. Akaba pima metero 1 na santimetero 95, hafi kabiri. Mubanza mwumve uwo muntu namwe ukuntu ameze, murumva ko yari imari ishyushye, nibyo bita za mari zishyushye. Zishyushye, hii ni mari kari sana. Iyi tuyigereranya nka diama, iyi tuyigereranya nka za zindi bita za mercury. Iyi ngiyi ni imari ile mbaya sana, ishyushye ariko apana za zindi ziri aho ngaho ziwaya. Uyu mukinnyi rero akaba akinira Villa, yambara nimero 13 mu mugongo. Wenda tunyuze mu ntuza namwe muzi gusoma, nuko abo tubwira bari abahanga n'iki byose babazi. Uyu musore guhera 2015, sezo ya 2015-2016 yakinaga mu ikipe bita Ruweza yo mu cyiciro cya kabiri. 2016 ntiyahatinze, 2016-2018 yageze mu ikipe bita Proline FC, icyo gihe yarazamutse. Hanyuma 2020-2018 Express iramubenguka ihita imugura. Yaje kuva muri Express 2020, muri 2020 nibwo yaje kuvamo. Amaze kuvamo yerekeza mu ikipe bita KCCA. Murumva ukuntu byagiye bigenda. Avuye muri KCCA yingiyi, icyo gihe hari ni 2021 nibwo yaje 2021 nibwo yaje kuyivamo yerekeza mu ikipe ya Villa. Iyi Villa rero nubu ni yarimo ku myaka ye, akaba ariyo kapiteni wa Villa. 2021 nibwo yahamagawe mu ikipe y'igihugu Uganda Cranes. Kugeza ubu akaba ari umukinnyi w'inkingi ya mwamba mu ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes. Niwe mukinnyi utajya usiba. Partnership ye na Khalid Oucho hariya ni ibintu bizwi. Imikino ubu kugeza ubu ngubu iyi mikino arayikina yose. Ndababwiza ukuri mwa bantu mwe, mugende mu murebe, muze gushyiramo imikino ye yose muyirebe. Uyu ni umukinnyi hatari. Ntago ari bya bindi ngiye mba mbibabwira, nta marangamutima mba nashyizemo. Ubwo abantu bashobora kuza ngo nuko ari APR, ngo nuko ari ibiki. Ku mutoza nawe tuzabatangariza vuba ugiye kuza gutoza APR. Ku mateka y'uyu mutoza ugiye kuza kumanuka. Ku bantu bashinzwe fizike, ku biki byose, kuri team azamanukana ya fizike. Umukinnyi uzakina muri APR uyu mwaka uje azaba ari wawo. Umukinnyi uzakibanzamo ikibuga azaba ari wa mukinnyi ubimerita. Ngenda babwiza ukuri. Kuko uyu ni wa mutoza utagendera ku marangamutima. Uyu ni wa mutoza utazaza kubwira ngo ibyo abapambe. Uyu ni wa mutoza utazaza kubwira ngo iki. Afite timu ye y'abantu bakoresha ikintu bita physique. Papa, umukinnyi muzaza muhura ikibati, nukuvuga ngo ikibatira cye cyangwa upepo uzabugira kuri uzaza usanga umuntu yaguye hari. Kuri aba bakinnyi rero ndakubwiza ukuri. Reka mbabwiza ukuri. Uyu
uyu mwaka umuntu uvuga ngo APR ngo ntizagira mu matsinda arambabaje, kuko ndababwiza ukuri ngewe bakunzi ba APR, bakunzi umupira w'amaguru, ndababwiye nti nzaza mbabwira etape par etape uko abakinnyi bazaza binjira muri APR, abamaze gusinya abagize gute. Ariko ndabibabwiza ukuri, abacezaji bagiye kwinjira muri APR ngo za Yanga ngo na za Simba zifite abacezaji, wachezaji wa timu z'ibihugu, ibihugu abakinnyi bakinira za national, hakuna mchezo, nta mukino uhari, nta bintu byo gukabya, nta makabya nkurushyizemo, nta biki. Mugiye kubona icyo bita abakinnyi, nanjye ndi hano, niyo mpamvu mabwire mukore subscribe, mugiye kwirebera. Nzaza mbatangariza kifa baada ya kingine, kifa baada ya kingine. Hagiye kuza icyo bita vifa, hagiye kuza icyo bita ibifa, mureke, hagiye kuza silaha nzito za musada, hagiye kuza abakinnyi bazi icyo bita amatsinda icyo ari cyo, hagiye kuza abakinnyi bahembwa ipesa igaragara. Sinze ejo bundi abantu numvishe bavuga ngo APR ngo nta gihemba, ngo amafaranga ameze gute. Ibyo murimo ntimubizi mwebwe, buretse muzaza mureba nkihemba ngo biki, ngo hari ikipe ngo zaki ngo zirusha guhemba. Muzagende mubaze umushahara wa Watara nangahe mubone kuvuga. APR ndakubwiza ukuri ubu nta bya bindi byo kuvuga ngo biki, haje icyo bita intwaro. Muhere kuri uyu rero, niwe nanishe kubabwira Ronald Sekiganda impamvu ategeza atangazwa icyo gihe nabibabwiye, ariko nende mbabwire ni ngiye ko nzabamenyesha igihe azakandagirira hano, igihe azakandagira mu Rwanda, kuko ikipe ya APR igiye gutangira kwitegura hakiri kare. Niyo mpamvu mubwira ibirimo, niyo mpamvu mbabwiye nti bada umunsi ku munsi nzaza nyene mbakurikiranira ibirimo bigenda bivugwa, ndetse n'abakinnyi bagiye kuza n'abamaze gusinya ukuntu bihagaze. Guhera mwiza muzahabona icyo bita igikoko gikonyuze. Umunyezamu uhagarara agafata bwa buntuza bwo hejuru akabugira gutaka munyeganyeza. Ibifa bikinira ama equipe nationale, muzareba icyo bita imande, muzareba katikati, muzareba ibifa, muzareba mwata katipike, muzareba namba kifa namba 10 hatari. Ndababwiye mwebwe mwe mwitonze papa, musubiri mutaona. Niho mugiye kumenyera icyo bita APR, haina muzaha, haina mchezo. Iyi ni ikipe igiye gushimisha abafana, igiye gushimisha abanyarwanda, mugiye kwirebera. N'uyu narishe kubabwira Ronald Sekiganda, mbabwiye nti muwe mumwakira, mugende murebe ibigwi bye n'iki byose. Ariko uyu tayari ni umukinnyi wa APR wasinye guhera mu kwezi kwa mbere. Uyu musore kundesho yo kumupira kina, ngenda bibabwiye, ibindi mwebwe muzaba mubibona. Sibyo nagiye mbabwira ibifa, nabwe ngo iki kuri Watara, ngo abantu ngo nta kigenda, ngo biki nibiki, ngo uyu muntu ngo udatsinda, ngo rerere. Yaje ryari, yahageze ryari, ibitego afite nibingahe, iyo aza gutangira na shampiyona ntabari mu bitego 30. Niyo mpamvu babwira ni rero subireni, mugiye kubona sasa vifaha ta, mugiye kubona ibikoresho simusiga, mugiye kubona abatoza bafite ibigwi, mugiye kubona abatoza bashaka Champions League kujya mu matsinda, mugiye kubona abakinnyi bafite inyota yo kujya muri zirigi, mugiye kubona ibifa, mugiye kubona ibikoko. Mugiye kureba cyoronjya ahubwo ku myitozo do kiriya kibuga kizakiba kimeze gutya. Ntagara amakabya nkuru, sama kabya nkuru mwabantu mwe, ngewe ndabibabwiye mugiye kubona ikintu bita ibifa hatari. So icyo narinje hano nibwirira abantu, nyamuneka itangaza makuru, navuga ni uyu mwaka ushize ntabwo twegeze twitwara neza, twitwaye nabi.
twagiye sometime tubagama, rimwe na rimwe hari ibyo twabeshya abanyarwanda bigendeye ku marangamutima y'ama equipe umuntu yabakunda cyangwa se n'izindi nyungu umuntu ashakamo. Hari byinshi byagiye bikorwa bitari byiza, cyane cyane n'itangazamakuru, harimo ibintu byo kuyobya abantu, harimo iki, ariko nge nkibaza nakubita amaso inyuma, natekereza itangazamakuru uburyo nari ndizi, natekereza abataramu rimwe na rimwe nzi bagiye batana, nzi ubushobozi bwabo n'ukuntu ari abanyamakuru beza, nakwicara natekereza ikintu cyatumye batana, nkibaza, ariko nkicara nkabanza nkabireba, nkabona atarabona arinzi, nkabona barankubita icyo bita photocopy. Niyo mpamvu n'ubu ngewe ndacyajurira, sinemera kugeza ubu abataramo abanyamakuru bakoraga neza, bari bameze neza, batumvaga ibintu by'iki, bamwe na bamwe rwose bakoze umurimo mwiza, hari ibyo bubatse bizima, ariko finally batangiye kubiritura, batangiye guhera ku musingi, ibyo bubatse barimo babikubita amapiki babishyira hasi, nkibaza ariko se birimo bimeze bite. Ariko nkavuga nti ngewe sinemera ko aribo bashobore kuba barampaye photocopy rwose, ntago ari byo, cyangwa se bakaba barinjiriwe n'ikindi kintu utamenya. Ariko kwa kweri sinarinzi ko umuntu ashobora kubadirika, sinarinzi ko umuntu yahinduka, sinarinzi ko abantu twubatse ibintu bikomeye ugasanga ahubwo baraje barabiripuye. Ni ikintu kibabaje cyane, bibabaje cyane. Nayo mpamvu mvuga inti nyamuneka twibuke. Umwe rero buriya hashobora kuvamo umwe wenda gatana kubera inyungu runaka, wenda kubera ibindi bintu, wenda vinono ambavyo wenda rikubariwa, cyangwa se ugasanga hari uruhande yagimo. Ariko n'abandi narinzi nabo babataramu bakagendera mu mujyo wo kuvuga yes, hari igihe tuvugisha ukuri bishobora guterwa wenda n'impamvu, ukaba wavuga uti wenda aha niho nkura umugati, niho ngira gutye ntatana. Ariko ngewe buriya Bibiliya niyo nisanishaho cyane. Hari ijambo rivuga cyane rivuga ku muntu bita Yosefu, igihe yatwarwaga iminyago ajyanywe muri Egiputa, akagera ku mugabo bitaga Potifari. Muka Potifari ngo yari umugore mwiza cyane, yari umugore uteye amabengeza, yari umugore wifuzwaga n'abantu bose. Nawe tekereza uwo muntu yari umwamaho, ahitamo umukobwa. Tekereza nawe icyo kintu cyo guhitamo umuntu umwe. Ni nkuko none bagutereka nk'ari i Kigali mu murwa, bakazana abakobwa beza za nyampinga zikaza kunyura nk'ariye, bakavuga ngo hitamo nyampinga. Bakavuga ati hitamo hano urakura mundi. Tekereza abatoto bahari i Kigali, bakakubwira ati hitamo. Urumva muka Potifari ukuntu ari mwiza, ararikira umuntu bita Yosefu. Icyambere muka Potifari yaramufiteho ububasha, yagombaga kumwicisha. Icyakabiri Yosefu yagomba kumwubaha kuko ni nyirabuja, niho ari, ni umuja waho muri urwo rugo. Ariko umutaramu yaravuze ati nitaye ku ngaruka zindi, nitaye ku cyo nza kuba, nitaye yuko yanyicisha. Arabuka, arabyanga. Icyo rero nicyo narinje kuringaniza, nkavuga inti ushobora kuvuga uti wenda aha hantu niho mfatira ibi, niho mbonera ibi, ariko ntibyakubuza kugira gute kwitandukanya n'ikibi, kwitandukanya n'umuntu kuyobya ubyumva, ariko nawe ukaza ahubwo ukaryungamo. Ibyo rero bigaragara nk'ibyo abantu baba barubatse, abantu batangira kubica amazi, bagatangira no kubona niba tuvuga umuntu niba aje akavuga ibintu bitari byo, nawe ukaza inyuma uti ibyo ntago ari byo. Niyo mpamvu ibyo bintu ngiye nari nabihakanye, ibyo bintu nari nabyanze. Umuntu kama bandika bandua, niba umuntu avuze iki ntukemere, nibyo ntimubyemera nyawo. Niba ari ukuvuga ngo bimeze gutya, akimwaga mboga mwaga ugari, akimwaga ugari mwaga mboga. Niyo mpamvu hose nge n'ahantu nagiye nkora, iyo nabaga mpagaze mu kuri kwanjye, nta muntu wambwiraga ngo gira gutya na gutya. Oya, ibyo ni ibintu bitabaho. So rwose navugaga nti uyu mwaka tugiye gutangira, mureke tuwe wakwe, mureke duca imanza izamanza
utaza kubera umuntu ngo uvuge ngo nguje gushyigikira uyu kandi mu makosa rwose. Ubwo rero narinje gukebura abataramu, iyo nje nkavuga gutya, nyamuneka nta numwe nanga, mujye mubyumva gutyo, nta numwe nanga, nta numwe nifuriza ibibi, ahubwo mba nifuza iterambere. Iryo rero kuzarigeraho no kuzamura umupira wacu. Twafatanyije kenshi tunenga abantu bajyanye n'Amavubi bakavuga ngo arakira nka za Brazil. Ibyo twarabinenze. Hari ibintu byinshi twagiye tunenga, ndetse abantu benshi bahubakira n'amazina. Kubera ibyo bintu abandi bari baratinye kuvuga, tukaza tukabibomora tukabishyira hari. Ariko muri kubwiza ukuri ni photocopy. Ngewe n'ubu ndajurira na ewana twarahinduriwe, twakubitiwe photocopy kabisa. So nibyo naje kubabwira rero, mbabwira nti muwe conjo, ubu inkuru nzaza nzibaha kwa ujumura, ntimuzajye kure rero, tuzabe turi kumwe. So n'umuhungu wanyu Kalisa Bruno Taifa, mukore subscribe, mukore like, mukore share, ndetse na comment zanyu zirakenewe nk'abantu b'abataramu. Icyumweru cyiza, mbabwire nti abari mu nsengero mudusengere, musengere igihugu, kandi n'abari mu yindi mirimo muhahe muronka. Asanteni sana.